Sandra Pattino nakuzi uyambuye Of course ko ari umugabo wanjye. Ese ubundi umubi yajyagaye oya urumva Niwe mahitamo nagize muri ubu buzima. Niwe mfite unyuzuza. Niwe rukundo nigeze. Iyo ngufite ndanyurwa. Iyo ngufite uruhande rwanjye ndanezerwa. Ibintu by'inkundo ngo z'abakobwa ngo nibiki umva muhazo n'umwijogonyoro. Akumucyo. ubi Yes. uyifata gute Saint-Valentin Ni Saint-Valentin se? Ngewe nyifata nk'ihagiro. Kwa kundi nyine ng'abantu ngo bafite kuntu ngo basohotse. Wowe Saint-Valentin uyifata gute? Ni umurengwe. Nyine no kuvuga ngo no munsi udafite ikintu ugamije sombabura mbwiza ukuri. Wowe urumva Saint-Valentin imeze gute? Saint-Valentin je mbona umuntu umunsi w'abantu bakundana. Ahubwo noneho ngo ni nuwo bakundanye ntabwo ari nuwo bakundanye. Nuwo bakundanye. Ese mama. Nuba ex. Dore ejo ngo baracura abana bacuze ejo dore barimo barazoza. Bari kuzikuba bari bashizostura wayabameze ngo hariya Sandra muri kumutera isoni. Sandra izo turi kuvuga bari gukuba ni inkweto zo kugira ngo bazatembere basa neza batazahura bambaye rubgabiri. None ko tutararyamana waryamanye nande? Nawe. Mu gihe sarabikora ubwo ntawe. Mu gihe mwabikoze ko turyamana waranyemeje. Uri tayari kwireba umwana nakuzanira. Ngano no. Banza ufate mu biganza byanje. Uransezeranya yuko uko yabimeze ariko kose umutima ukunda uri imbere y'ibindi bintu byose. Of course. Nasanga ari ubukingirizo nagupfundikiye n'undi wabwiye bwakira. Nabwacya ko wabumaye. Cyane. Rega bugufasha no gutuma wirinda. Sibyo. Uzi imitezi iri hano hanze. Yes, reka nongere wikaze ukurikiye GJC Media ngo suza uherereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba y'uburengerazuba. Nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanzi neza ko nkurikiye 5 kuri 5. Abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora reka tubasuze nabo twizera ko bameze neza. Uri Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Kongo uherereye hose mu Kinyarwanda. Nawe twizere ko umeze neza. Niba ndi uvuga ngo uyu munsi ni Saint-Valentin cyangwa se ndi uvuga ngo umunsi w'ejo ni Saint-Valentin kuko bubigiye gushyira amasaha awushyikira ntago ndi buze gukora introduction y'ibintu bikomeye cyane ni Pattino ni Sandrine cyangwa se Sandra ajya Pattino umugabo hirya amwita mubi cyane ernome gatumureke yivugire ukafite microphone nge nitwa mubi hakose witwa mubi cyane kuki bahisemo kukwita mubi kandi uri mwiza bo impamvu barabinyise mbyitwa n'umuvandimwe kwera sirenge nagiraga nyine ifite ukuntu ihuriye n'iryo zina rya mubi nyine. Yes. Pati maze iminsi igihe kinini cyane ndimo nshaka kugira ngo tuzakorane ikiganiro finally birabaye nyuma ya projet nini cyane ikumaze imingufu zihambaye warabuze udasinzira projet yagiye tumaramo ingufu tumaramo ubugabo nako amafaranga itumaramo ibintu byose ariko ari projet nyine igoranye kugira ngo tuzaze tubafitiye ikintu cya danje kiri heavy cyakse kabisa. Mubi uraza kuza kumfasha microphone muze kuyisharinga na Sandrine ko dukeneye no kuza kumva ijwi rye nawe ari umuntu wayisambwiye agituruka hariya ngo niwe Rwanda abonye umukobwa uteye neza mu gihugu ariko niko kuri n'umukobwa ateye neza nubiburana azatwereka ndetse no muri yo ntara ya 6 naye ntago bafite umuntu uteye nk'uyu mukobwa. Uyu mukobwa ni mwiza mu buryo bwose imbere n'inyuma kuri taye ahadateye neza. Iyo umuntu atangiye kuba rero imbere n'inyuma bituma dutangira kwibaza byinshi cyane bikomeye cyane. Ibyo byose bireme kubisubiza aka kanya. Bura nta kintu kimwe mu Kinyarwanda kidasubizwa cyane. Umukobwa ni mwiza imbere n'inyuma. Ishatse kuvuga imbere n'inyuma ushatse gusobanura? Bashatse kuvuga ngo imbere n'inyuma. Nyine ibyo nibyo wavuze. Ushatse gusobanura iki? Mbaza ahubwo icyo ushaka kumenya ariko imbere n'inyuma ni mwiza. Mbaza ngo gute na gute. Gute na gute. Neza na neza. Uyu mukobwa. Mubi. Yes. Gereza microphone Sandra tuhendumaze. Sandra nawe urabizi kuri mwiza imbere n'inyuma. Byashoboye. Yambaye atanambaye ni mwiza. Tashoboye nyine uvuga ibyo nawe wahagaze. Iki kiganiro kizanarebwa. Iki kiganiro kizareba. Nuhise ni igitangaza. Sandra nago ugikuramo imyenda. Ndanyikura. Woga wambaye se? Ntago ujye ubona ubwiza bwawe.
ibaza ubwiza tubonera inyuma noneho wabubona bungana bute noneho uravuze ngo ni mwiza yambaye niyambuye none se mbere cyane kandi twarakinanye filime y'urukundo nje nawe twari umugore namubonye turi ikindi kibazo naza kwikoraho Sandra batinera kuzi yambuye of course ko ari umugabo wanjye. ese ubundi umubi yajyagaye oya urumva oya urumva ngewe nge ndi pare wabo nge ndi pare wo muhungu mwegeranye kuko cyakoze uyu muhungu yashatse umukobwa ewana ufite umutima wibye nako ufite umutima mwiza kabize ako rata mubi yatubereye para ariko mu by'ukuri no bwa mbere tubonye para utarashaka ibyo bintu namahano twakoze amahano urumva utari washaka umve ko n'inama yangiraga zabaga zidashinga ngo numva ubuze ko wifata twisogere twigendere bati uzakana ushaka wanza kunyiraho nibura ndashaka umanza kunyiraho mukimara guhura na Sandra na pare amubona muri kumwe kari kabaho nje na Sandra paratu muri batatu ngo nashatse sene muri buhure bamwese kujya mutaza kugina paraga bayameze gutya pare wacu rero umenye sene kina pare wacu umenye sene kina ahubwo nabanza nyemerera ati tugiye kubikina akine muri mu buryo bwe mu buryo bwo muri ya filime se n'ubundi ese gaho turashize nabitwemera turabikora nyine ukuntu twebwe boro twakoze oya twemere twactinge utugiye kwactinga sibyo turashize ariko reka nkwereke ubundi none nkwereke ntacyo nyereka reka nyine nkwereke ukuntu tugiye kubigenza oya reka bari giye kashireho nkwereke okay camera rolling dutize none tubyifata fasha mukunzi ready ubwo turakora mu bubanguke kubera ko dushobora gukina byinshi twagiye camera rolling ready yes cameraman uri tayari action uri tayari nawe uri tayari cyane sene ya 24 kuri close up handi mba ngiye gukina orore niwe mukobwa w'inzozi zanjye niwe rubavu rwanjye niwe munezero w'umutima wanjye udahari nta munezero nawe afite Roman naragukunze abakobwa benshi bari n'abanza ariko thank you nicyo gihe Roman yes darling niwe mahitamo nagize muri ubu buzima niwe mfite unyuzuza niwe rukundo nigeze iyo ngufite ndanyurwa iyo ngufite uruhande rwanjye ndanezerwa mukunzi mu maso yanjye niwe mukobwa abandi ni abagabo ari nanjye ni umuhungu wenyine mucyo urabyemera shamba gerero nkubwire ibintu by'inkundo ngo z'abakobwa ngo nibiki umva muhazo n'umwijogonyoro ako mucyo gutikubise nkuko yikubita umva nkubwire sheri ibintu ngo by'abakobwa ngo bateye neza ngo nibibona ibyo bibuno nibyo muri wese mu magambo make ikindi kibazo none mu magambo make mucyo ni umugabo mucyo ndabibutsa yuko iyo projet tuyivuze yose twatuma batayireba bagira amatsiko yo kuyireba urumva societe hano hanze reka tubanza tubivuge muri ino minsi ari ikintu cyeze cy'ubutinganyi ariko noneho ubwo butinganyi bwafashe urundi rwego ku buryo hano hanze hari n'abandi batinganya ariko batinya kwerekana ko ari abatinganyi barahari benshi so iyo ni story twe twakoze y'ubuzima busanzwe bubaho ku giti cyanjye ari nabo mba nzi mbizi nkavuga ntemuvunye arubatse ariko afite ukuntu afite akantu k'inyuma nyine utuntu nk'utwo ngutwo wowe se n'abandi baba bazi ko bitavamo hano ujya ubabona se wabwogosha amani ejo mu gitondo twakogosha ukajya kubona ukabona afite itoto ukagushyira muri asosiyasiyo umuntu mujyamanga we kubera ko ahantu ariyo
ndi umugabo utaringirwa mugabo sibyo mukunzi nduzi ahantu hose njye ndimo ndashaka kujya mbanze nibaze pati story filme yanyu niwe wayizamuye wayikuje kuki mbese byaje bite so ni story ya filme ifite inkuru ishingiye kuri story yabayeho ariko cyane cyane 100% ni urukundo kuko urukundo muri na minsi urukundo rwahozeho ruzanahoraho ariko nyine rusigaye ruvangirwa cyane muri no minsi sinzi ikibazo kije kibamo nyine to hano usigaye ubona umuntu abantu bakundanye umwaka umwe bahise babana nyuma y'amezi 2 babanye bahise bashwana bahise banatandukana ugatubona ko nyine urwo rukundo nsi urwo ni urukundo mbere wajya kumva ati papa wawe na mama wawe bamaranye imyaka 18 cyangwa 30 nta bikabisa ariko ubu ngubu abantu basigaye bateretana umunsi ukwezi agata kubwa ati siko nyafite umukunzi none ugasanga n'abandi barambanye bahura noneho n'imbogamizi zitagira ingano ababateranya ufoto ifoto y'undi mukobwa kamgatirebe wowe yirirwana nawe ufasha gasnap kandi yanko kundi wa wisohoke nyine umukobwa ko ngo sheri nago tumwe ngo goshu bisanzwe gatavuga ati wabonye kasanzwe guca inyuma urabizi nk'abantu baca muri ibintu by'inkundo barabizi nyine ibintu byinshi bibacamo hari abantu bafite urukundo ruri pira ariko nanone bahura n'intambara za hatari so yari story yabayeho rero ariko twe twita twihuza n'ubundi buzima bwa ubwo ni story ebyiri twahurije muri story zimwe twafasha buno buzima busanzwe bw'abantu nyine babatinganye muri no minsi byeze tukabona abantu man barabishyigikiye tukibaza bino bintu bigendera ku kintu binevono turavuga ati reka tuyihuze na story yacu y'urukundo twakoze ni projet yagoranye ushobora kuri muri projet zagoranye mu gihugu ngira ngo tukira ngo gatoya nagira ngo mucyo nkuko wamugana ukina ariko bakwita ubwo nanze kwirwa njya mu bindi byinshi cyane ndashaka kugira ngo ari wowe muntu banza kwinjira kuri kara kantu ko mwinjijemo kubutinganye cyane ko ari nakukina sibyo naze kugira umbaza ngo gitari yasoka bagakuye hehe ariko uko byagenda kose ubwo byihanganire niyo mpamvu ndi umunyamakuru ndashaka kugira ngo bari wowe uza kudusobanura kuri karakano kubutinganye kubona umusore umeze nkawe wowe ndamanda bose badakeka bati nago bishoboka ko tuzi neza ko iyo bavugiye kubanga batinganye twese abasore dutangira gukekeramo ko baba bameze turabazi nubwo twaje gusanga ko sometimes tuba tubibeshyaho hari n'usanga ari umusore umeze nka PATTYNO gutya ibigutangaza guciye inbox yakakotanya kwandika ibindi bintu kubera iki bo twebwe twakoze ira filime mu buryo bwo kugira ngo nago twashatse gukora ngo nuko ngo PATTYNO nga yitsamuye ngo burende ngo ibigiye ku ruhande ngo abafashe ngo itopita yirashe ngo nyine bwa buzima busanzwe nyine ibintu byumvikana so rero ibyo ngibyo bisanzwe bibaho muri societe dufite abahungu baba bameze gutyo babifitemo nyine imico nk'iy'abakobwa muri bo ku buryo baba bumva ko nibiba ku bakobwa ari nabyo we byamubaho so rero twashatse kugaragaza ubuzima bwose eske kuba ko hari abantu bafite bakuru babo baba ari bazima ariko ugasanga petit frère wawe afite iyo mico babana gute muri urwo rugo nyine ubwo buzima bwo muri iyo nzu babumeze gute so nibyo rero natwe twakinnye bana mu buryo bugoranye urumva kugira ngo wihindure ikitari cyo babigoye ariko nyine kwera bwa buri legend niki umuntu arabyasa bigenda bikunda cyane Pati ndimo mbona agaseke hano imbere naje kwibaza ni akagaseke wa mugani ubwo mbona kameze nk'aganapfunduyemo ariko se adupfunyikiyemo iki bimeze bite nakiki kamaze iki kano gaseke karimo impano y'umukunzi eri kaze kuza kudufasha kagaragare neza nako kagaseke muno nubwo ubona ibasha yasumiye envelope ibasha yasumbye envelope uko byagenda kose umutima ukunda ntacyo utakora sibyo harimo impano y'umukunzi nyine kuri saint-valentin ku munsi w'abakundana wa munsi nubwo ngewe mbona ari umunsi w'umurengwe ariko ndinde wo kurwanya umunsi w'umurengwe nanjye naje kurengerwa ku mukobwa dukundana oya waje kurengerwa sana baje kurengerwa nakunda oya akwiye kubera amaje kwakira PATTYNO ibintu byose wumva ibintu byose narabyakire nyine namukunze mukunda nuko ari tuvuga ngo umugabo mwiza umuhabwa n'Imana n'umubi kandi n'Imana imutanga oya none se bizakubeshye ngo shitani nibura ikintu kirimo kugira ngo tunakomeye cyangwa se tureke Sandra bari we iyi mpano rero nayiguze okay uko biri ko sirimo ariko niyo mukunzi netagurwa n'ikigirimo nago we na okay kamera uri kureba kuko byonyine bidakwiramo hano neza kugaragara yuko harimo impano harimo ikintu bashaka kugira ngo mwereke bino bintu byuzemo impano y'umukunzi okay turasaba turebe dubashe eko banza gukibuka ngo uramwemerese uri tayari kwireba impano nakuzanira ngano no banza ufate mu biganza byanje uransezeranya yuko ko yabimeze ko ariko kose umutima ukunda uri imbere y'ibindi bintu byose
of course niyo asanga ari ubukingirizo nagupfundikiye n'undi wabwiye bwakira nabwacya ko wabumaye cyane rega bugufasha no gutuma wirinda sibyo uzi imitezi iri hano hanze ari imitezi ya Pro Max no cyane cyane kuri saint-valentin saint-valentin ibintu babiriho bono ejo hari abantu bazarwara umutezi wa hoho umwe w'igisore ese mu bejo uzaburi he ngewe ejo nzaba ndi kumwe na PATTYNO turi kuzerera mu mujyi wa Kigali dukata pe Sandra se uyu mukunzi wanjye nta mukunzi ufite muzaba muri kumwe umukobwa mwiza nk'uyu ngo ntabwo wamutunga wenyine ntibibaho kiranazira umukobwa mwiza ariko se watujije gato turakigarukaho inyuma wabanje ukatwereka gato ubundi tugakomeza tuganira ariko twarayipanira yiteruye neza utayibogora ese ni impano barayibogora ni ibibazo okay buretse kuyerekana impano y'umukunzi wanjye rero icyambere ni umukristo arakijijwe hamwe na pasiteri we ndetse na pasiteri wanjye nitwemera ko ibisindisha bijya mu mubiri wacu ndamukunda ku buryo nta kintu na kimwe namuhereza cyatuma ko ashobora gusinda akibagirwa akankunda so rero muhereza ikintu gifumbira runo rukundo rwacu ariyo mpamvu navuze nti mukunzi mwiza urabona ni icupa ry'amarura kurireba neza darling utuje umeze neza nubwo muvunya tumye ndyerekana bitari ngombwa ariko nubundi cyambere se sura urukundo ngo umutima ushaka harya ngo amata aguranwa itabi ndagukunda hari rero sheringo kabizo reka turangize darling my love umeze neza ayinya mu gihe cyose abakanuye urukundo rugeze ku mugaragaro abana tuba turuteje amabuye kabisa n'amashoka hari abarugira arya ngo mukunda gutandukanya abantu kuraje wemera ko umukobwa mwiza umuhungu ashobora kumutunga ari wenyine birashoboka cyane birashoboka rimwe ku ijana rimwe ku ijana ntago bibaho nese ubu ngubu twazanye nk'ubu ariko buri kanya bahita telefone z'abajama kandi iyo wari uhari no si byo ari kuvuga ari kubeshya twe kubeshyana bangaye bamaze kukubwira ko bagukunda nta rega umubare ugereranye hagati y'abangaye n'abangaye njyewe ubwanjye nzi nka batanu uyu munsi kuva nyine igihe tumaranye ubwo nyine nabo ngabuze nabo ntazi oya abuze nose nimba abo ngabo yarabamenye kuri uwo munsi mukimenyana iminsi yahise ihagarara nose wasanzwe uhura n'abandi bantu bafite ubumuga bwo kutareba reka nkubwire reka nkubwire oya reka nkubwire ikintu kimwe kabyara nari mvuze nti harya ikibazo ni iki nari mvuze nti kuva nari mvuze nti muri ino minsi kuva twamenyane ninjye muhungu wenyine nzi benshi nako ikidenge kubwira nakibutse nuba ufite umugore cyangwa ufite umukunzi ukabona abandi batamureba ubwo nyine ntabwo aba ari mwiza ko bamutereta ntabwo bivuze ko abemereye hanyuma se benshi bakureba ko mbona bakureba mu buryo butari bwiza ubuheze bakureba nirari nyine ibyo bigomba kubaho tugende oya nyine ibyo bibaho ariko wemenye umukobwa mukundana ni mu ntoki njyewe wowe uri njyewe watuma nkwizera kangahe ku ijana 100%. ni njyewe waba ubaye njyewe noneho njyewe wongewe rero nakwizera nka 20%. mbanze nta na rimwe wanyizera kubera ko njyewe bahungu banyine uramuzi none urabizi gatana aki kugira ngo byumve rekana nakamene kwanza uyu mukobwa dukoze projet dukundana dushutinze iminsi igera kuri 11 gutyo urumva kuko ari iminsi nyine ubwo tuvaze iyo twashutinze ariyo twaruhukagamo kubera ko iminsi yose none tugacishamo nko mu cyangwa ibiri muri iyo minsi yose twebwe urabizi nagati gito niki sometimes ari nubwo twagendaga n'amaguru cyangwa ugatufata bike ugahita ucomoka
uyu mukobwa nta na rimwe yigeze ataha n'amaguru kandi nta na rimwe yigeze atwarwa n'imodoka inshuro ebyiri ndabeshye cyane ukabona haparikaga vewiti igahita imucyura wenyine ejo agataza 26 igahita imucyura rava fone nshyashya ndabeshye oya ni inshuti ze cyane ariko none ikintu nibaza se wenda hari uguhindura imodoka n'umushoferi ahinduka uyu musaza haje w'inzobe utwaye vewiti ejo haje ufite imvi nawe utwaye gutya ho utwaye cyaho oya hari abasore batoya bafite imyaka mike bazanye imvi ngo imvi ni amafaranga ariko ni nabyo kuko ziriya mvi zaje cyageze ari zifite imodoka ya nyirakuru sheri twe kubeshyana kangahe imodoka zije kugucyura turi kumwe 1 2 yego ibaze niba yemeye 3 ni kangahe nyine nawe izo nibyo twatahanye rimwe nyuma y'ikiganiro turaza kubyiba akora kubyumva kuko akenshi dufata moto tujya ahantu hamwe narabizi ratibaze moto bavugana kwa kundi turi gukora nk'akasene kanga tugata tujya nk'ahandi hantu bibaye ngombwa ko hafi akose pati wowe urashaka ko mujyana gute utaha hirya za Norvège uyu mwana ataha hano muzo sonatime urashaka ko mujyana gute egora wa mugani amugano usibye gushya ntacyo warura yewe ako biri Selemani gukunda no mukobwa biba bimeze nko kuvuga ngo wicaye mu ipano y'ubuto bakashyira kuri gazo ngo ntacyo uri buze kuba ucya wumva nta nicyo babikoraho mwana uri mwiza my G my shushu be uri mwiza ufite n'umutima uteye neza nawe nateye neza ugatera neza nyine kugukunda asha no kuguza miliyoni enye ugiye kotsa ibigori mubi ntashobotse 100%. Nyine uyu mukobwa kumukunda pe arakunditse agira n'umutima mwiza ni n'umwana mwiza cyane pe Jeri nubwo twakinnye sene zo gukundana ngera numva nanjye no kumukundiramo ariko byo gukundana byo muri filime atanu batajya ngo nibindi bintu ariko uyu mukobwa arakunditse man none afite ukuntu none bebe uzi ukuntu ufite akajwi gakura abahungu none afite ukuntu mubwiraga itamera nk'urwaye grippe gahita pfa agagwera mugahita muzana ibinini none bimwe byasima uyu ntago ari kiraya man nese dukinanye sene nyinshi njyewe nawe turakundana urumva turakundana none urumva ibintu byinshi ngiye mba mbibona turepetanira hamwe urumva sene kuno abantu bo muri filime barabizi uyu ngo barimo ararepeta ibye ku ruhande n'undi muntu nje nkarepetana n'uyu nguyu bro n'abantu bareba filime bazabibona man no musistari romantique bimwe birengeje ibikenewe okay ni wa mugani kuba ari romantique reka tunabihuze n'uyu munsi wa Saint Valentin ngo twatuma tubivuga kana ha gift wari wamuzaniye kuri Saint Valentin usanga ndashaka kugira ngo tugaruke kuri we gatoya Saint Valentin tuyifata gute ubundi wowe Patino wenda bizi ko ayifata ni mu mwanya biraza kuyiba nanjye nsinzi nakimbwiye nuko uyu mubaze ngayifata mubi yes mubi yes uyifata gute Saint Valentin ni Saint Valentin se ngewe nyifata nk'ihagiro kwa kundi nyine ng'abantu ngo bafite kuntu ngo basohotse ngewe cyakoze wenda ari ukuntu haba hari abantu bahaze bakabagira ahantu bajya guhagira hakaba ari n'abafite ibibazo bakabaho bigira ubwo Saint Valentin uwahishe wese ubwo aragenda agahora n'umuhihakazi we akajya kuraba bajya guhira n'uguhaga baba bahaze baba babona babwira umuntu ngo ugura hashi warahishe ubwo nawe bahishe no kwa sentore kinyarwanda bwa mbere nyumva Pati Saint Valentin yifatani kimbazi Pati wowe Saint Valentin uyifata gute ni umurengwe nyine no kuvuga ngo no munsi udafite ikintu ugamije ni ukuri kw'Imana ni umunsi udafite igisobanuro Saint Valentin nose mbabura mbwiza ukuri wowe urumva Saint Valentin imeze gute Saint Valentin je mbona umunsi w'abakundana ahubwo none ngo ni no bakundanye ntabwo no bakundanye niwo bakundanye ese mama no ba ex uyu munsi niwo bakundanye none ngewe utarakundanye ndinde wo kuwizihiza urumva atari umurengwe uyu munsi ni mwiza ku bakundanye kuba ari gukundana aka kanya rero babashakira undi munsi wabo ko uyu ntago bareba umunsi w'abakundanye ni Saint Valentin uw'abakundana umunsi w'umwana w'umunyafrika ubwo bawita ubwo uyu munsi bawita X days
Nelete bavuga jya kandi kabazo mfite pati kamatsiko gakomeye. Ibintu bijemo abantu base nuvango nabatagatifu. Basa. Noneho mu bamizirima nabatagatifu babamo. Hako mugani ni gute Muhammad abe yiziza Saint-Valentin. barayiziza Ngo Abuduru yijije Saint-Valentin. Ari dini rivango twebwe uyu munsi ngo turaryiziza cyangwa n'abantu babyishyiriyeho gutyo. Ni by'abantu. Ni iby'abantu. Kiliziya Gatolika, Kiliziya Gatolika irabyiziza. Nyine biriya bintu rega mutagatifu Valentin. Ubundi Valentin sinzi nimba baza amateka yayo. Jewe nabashije gusomaho ibitabo bike kuko ntago birenga nk'igihumbi byo nasomyeho. Muri ibyo bitabo nk'igihumbi nasomye kumburanya twari turi kumwe. Ya nango nakoze kirazira. Urumva? Uwo mutagatifu Valentin ni yari umuntu wihaye Imana nawe ariko we urana hari nk'ukuntu avuga ngo yahowe Imana ngo uyu nguyu umupadiri ashinzwe mu bintu cyane bijyanye no gufasha by'abana by'abapfakazi n'iki. Valentin ari umuntu ushinzwe gushishikariza abantu amahoro, kubana neza, kubana mu bwinshi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bamwitiriwe umunsi kubera ko ari wowe ubishinzwe Valentin. No uwo muntu umunsi wo gufasha abatishoboye no kuba bakundana no gukorera hamwe no gukunda Imana kugira ngo turebe ko twazabona ubwami bw'ijuru, tutatushyiramo umurengwe wo kugira ngo duhure kuri Saint-Valentin tunasambane. Ni no tubwizanye ukuri ubuzi hitubara ngo kuva ku itariki 14 z'ukwa kabiri amezi 9 zarangiye kuri kangahe Kwa cyenda ku itariki 14. Kwa cyenda kuri itariki 14 ibyo bitaro tuzabisubira tuzajye ku bitaro bya CHK tujye hara ku bitaro byo ku Muhima na centre de santé nyine ahantu hose uzi babyariza kuri 14 15 16 tuzongera dure dukora ikiganiro ko turi kwa muganga. Uwo zaba ari umusaruro kuri 14. Umusaruro mbumbe wavuye kuri uramusi. Nkuko igihugu kivuga ngo umusaruro mbumbe twakoresheje cyangwa tuzakoresha ni miliyari zingahe. Dore ejo ngo baracura abana bacuze ejo dore barimo barazoza. Bari kuzikuba bari bazizostuwa yabameze ngo hariya Sandra izo turi kuvuga bari gukuba ni inkweto zo kugira ngo bazatembere basa neza batazahura bambaye rubgabiri ariko ejo bazazirya. Sandra ndaje kujya nkwibariza gift waha musaza wawe ku munsi w'ejo ni iyi gift na musaza wanjye. Yego. Singiye na mu ikintu akeneye nshoboye kugura. Nyine turakubajije urumva gift ntago yaba yize wamutunguzi musaza wanjye namugura inkweto ko nkunda inkweto. Pati mungu inshuti yawe ejo gift wamwani iyi mungu inshuti yanjye no kumusohokana mu kabari. Wewe wamuyi Imana umuhungu namuhawe inshuti yanjye ntayo ariko nje namana ubukingirizo namana ubukingirizo namana ubukingirizo nje kuko abantu bahungu hari abahungu bitonda nanjye ndimo namo barimo akaba nabandi bahungu bahorana ubwo yaravuze ngo mubinda mubeshyeye muba ariko ari mu bantu inshuti zanjye. Sandra ari mubi na Pattino. Ako niko ibyo murane niko bakitu. Cyane. Ari mubi na Pattino. Ubu nugerageza ko umuhungu wo kwitoza ro. Shabaho bameze nk'imanga. Bose ni bashobotse. Bameze nk'imanga buryo umuzabona koze ikintu jye ko nundi yagikora nibizagutuma. Ubona wakishimira ko babasaza bawe. Shanukuri. Nta mugabo wawe uri mu aho kugira mbabure nahangaye. Gira inama ugira ku mukobwa uzashakana n'umwe muri twebwe. Azaba tomboye. Kandi mugira inama nago nyine mugira inama. Umukobwa bari inshuti yawe. Kwihangana. Mu magambo make nago dushobotse. Oya. Barashobotse ariko nabo kuba inshuti sabo kukubera umugabo. Nabaderangeri. Kandi abakobwa n'abakunda ahubwo baderanje. Gusa n'abana beza. Nyine nabahungu ngundi mico yawe. Nago hatarimo iki? Mico mibi nyine tutagira. Reka ukuntu bameze. Mubi na Pattino nabahungu bari seriye. Urumva? Nabahungu batajagaraye nyine nk'ibi by'urubyiruko. Ngenda bibakundira n'ukuri. Nabantu nyine bari mu bifite inyungu nago bari mu bidafite inyungu ngo mve ngo ejo agiye ngo kurya pulapu ejo arahanga do barahorana nk'inkweto n'isogisi. Ubona ari kibahindura ukuntu babayeho. Ngenda bikunda uko bameze ndanabibakundira nana kimwe ndabakunda cyane amafaranga banaraza akagendera nka mubi wenda n'inshuti yanjye turahorana kenshi ariko
oya wampa mu diaspora gusa akiberaho kubera ko mubi rwose no mwana oya no mubi hubwo ko rukunda adakunda aba diaspora ndamusengera ngo bamuhe mu diaspora byibura uvuze neza nukuri ko Imana yagukunda kandi nkwaturiye mu diaspora kazi sekereke patereke payo mutwara yaravuze ati ibyo avuze bingirirweho nanjye ndamusubiza ni totre tentative twe terishori urakoze ibyo bivuze bimbeho de parafo de rangete urakoze cyane ariko worora ibintu yaravuze nibyo muzanira igishabiro ni igitabazi ntabwo Imana ize kuza kumara kino kiganiro kirangire n'ukuri kirangira imbavu zawe zasobanuye bwarasobanuye ngo igishabiro ni igitabazi okay mu kinyarwanda cyiza cyaba ari igishayote nganyu none cyangwa mubi yes yewe niyo mpamvu nari iyo ngarutse kuri wowe wamugani na umuntu wabura kuvuga ngaburi no kuvuga kuri Patino ninde wazamuye iyi projet bwa mbere wayizamuye yawe nawe wazanye igitekerezo cyo kuvuga ati iyi projet wayiko umuntu wazanye igitekerezo ni Patino hamwe n'undi mukobwa w'umufana wacu wavuze ati se nta kuntu ko abantu babamenyereye muri iyi sura nta kuntu noneho mwakora mukagaragara none mu yindi sura imeze gutya ku buryo noneho nimba chaîne yacu dukoreraho nimba imenyereweho ibintu biri comedique noneho tugire n'akandi gaseri kari ko mu buzima busanzwe noneho abantu runaka nabo bazaba attractive kuri iyo filime twakoze so turicara tubiganiraho tunarokirita n'abantu kuko nago nk'ubu ngubu Aurore ntago yaje kuko ngo ateye neza kuko twahuriye ahantu habanje haba ikintu kimeze nka casting kuko tubona nyine abantu ba deserving ko babikora tubona bazafitingana n'ikintu runaka tuzakora so turabashaka turababona ewana ubwo noneho twe dukora ikintu kimeze nko gucalenginga abantu kubereka ko bya bintu baba bavuga ngo nkunda ngo ubugoryi bwanyu kuko hari abantu baba babona ko ibintu dukina nk'ubu nge nka Aurore nakinnye buriya hari abantu bazambona kuko karikomeza kandi yarakazituye neza yagakoze fresh kandi n'ikindi kintu kirimo naho ngaho hari abantu bigira nkaho bari seriye buriya mu buzima busanzwe aho tuva tukagera nta muntu udakunda ikintu kimusetsa aho tuva tukagera icyo kintu nabonye twese duhuza so nimba duhuye hari abantu hano hanze batavuga ati biriya bintu bikina sometimes ni ubuntu bw'ubugoryi bw'iki n'iki twebwe ntabwo tubikunze twese twanzura rero kuvuga ngo reka dukora ikintu no buri muntu wese ari bwisangemo amplisi ni ibintu by'inkundo mu buzima busanzwe duhora ducamo ubungu n'abakobwa bamucanye inyuma bamubwiye nabi bamuteranyije bamufoto yamuciye inyuma ni inkundo dusanzwe ducamo abenshi nuko tugera imbere ya kamera tugashaka kwanga kubivuga uko biri kugira ngo abandi bantu bataza kuza kutubona kandi nyuma ya kamera tuzi kuri kuhaba cyane kabisa so rero kubera gukora nyine imbere ya kamera kenshi dushobora gukora ibintu bikagera kuri kushenda uwo utarajya imbere yabo so tunabikora tugamije kugira ngo tubereke ngo yasura mwe mudufatamo buryo umukinnyi mwiza ntushobora gukina ibintu byose kandi noneho nimba nkinnye ikintu nkuko mubi yakubwiye agaba yakina ikintu cy'umutinganyi ugatubona ni umutinganye so ko ari umutinganye ahubwo aba ari umukinnyi mwiza wa filime kubera ko nimba ushobora kumubwira ikintu agahita kigwamo neza ntabwo bivuze ngo yahindutse cya kintu ahubwo ni umukinnyi mwiza ushobora guhinduka cya kintu uburyo umuntu umubwira ngo kinurira agahita arira agahwera agasepfura akavuga ati umukobwa ni umutesi ahorana amarira kandi mu by'ukuri gushaka kugaragaza story yawe neza story y'umwanditsi umuntu wese ubuze kuza kumva iyi story uburyo ikoze cyangwa uburyo yanditse akazumva n'uburyo igiye kuzakinwa n'uburyo izasohoka ashobora guhita yibaza cyane kuri Linda na Zabamiti kuri depression so ni inshuti zanjye Linda na Zaba ni inshuti zanjye kabisa kandi ni inshuti n'ubundi za mubi we sinzi bamuziranye ariko mubi birumva of course Linda na Zaba uziko baguturumatiza uziko bahita bagutera ubwoba ukabyakira oyange ntago banera ubwoba Sandro kunateye ikibaju korojete wangu korogate impamvu nimana jango tuza kuza gutandukanya Aurore na Sandra nimana ndavuga Sandra kugira ngo ahitagaruka so nyine nako tugiye kujya mu byo hanze bisanzwe ndagaruka ari Aurore none wazasa so iriya projet ya depression ya Zaba na Linda ni projet nziza turanayireba sibyo turanayireba kabisa turayikurikirana
nabonaga nawe hari hajemo ibibazo ariko nabonye bayibonye twongeye twariye nyine tu ariko ni story nayo y'urukundo y'ibintu n'ubundi abantu basanzwe bacamo bya buri munsi so natwe ni story y'urukundo ariko idafite ahantu ihuriye na depression nyine yabo ni story ebyiri zose z'urukundo zuzuzanya ariko zidafite story zisa nko kubona ikigurushani na bandi bose barimo gukina ariko zidasa kandi urumva imwe yitwa depression imwe yitwa miyamoro urumva urukundo rwanjye indi yitwa depression noneho ndashaka tugaruke noneho mu buzima busanzwe bya bibazo by'amashoka kabisa Aurore iyo umuntu atangiye kubona ibintu uzakina ibyo ari byo byose ni ibintu by'urukundo kandi tuzi neza feelings ziba hagati y'abantu barimo gukundana urimva wifuza ko ari filime mama wawe yazareba yicaye muri salo ari kumwe na papa wawe? Of course. Yeah. Iyi filime ukuntu iteye yayo. Yeah. Iyi filime ukuntu iteye kansubiriza Aurore sibyo mukunze? Yego mukunze. Je t'aime bébé. Ukuntu filime iteye ni filime itarimo ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umuntu ku myaka yari yose atayireba. Pfa kuba ushobora kumva ikinyarwanda. Kuva ku mwana w'imyaka 3, 5, 6 10, 30 imyaka 90 kugeza ku 120 nta rukoza sone rurimo nta bintu ushobora kuvuga ngo umubyeyi arabirebye avuge ngo umwana wanjye hano uriyandaritse ni filime ifite story nziza yigisha kandi yarebwa n'umuntu wari wese ku myaka yose ishoboka mubi ntabwo abasore bazavuga ko mwashyize hanze amabanga yabo mu buryo bw'imiteretere cyangwa abakobwa bavuge bati biriya bintu mwashyize hanze twari tuzi ko bikorwa mu bwisho birabareba kuko nubundi twebwe dukora mu buryo nyine none se nk'ubu iyo nk'iyo twebwe turi gukora boro turi gukora nka filime yitwa uko zubakwa ugasanga umugore ari gutongana byatari ari gutoka umugabo we so ikintu twe tuba dushaka kwerekana ni ukugira ngo wa mugore nabibona akumva ukuntu nyuma yo gutongana haje umuntu umubwira uko kubaha umugabo dushaka kugira ngo umuntu abone isomo turi kwerekana so niba akano kanya ari umuhungu wigira nk'umukobwa kandi mu by'ukuri hari ukundi kuntu abakobwa bari hano hanze bakora n'indi mico y'uburaya n'iki kandi bakwiye gushakwa bakajya mu rugo yagakwiye kuva muri ibyo ngibyo akabiharira abakobwa akifatira umukobwa aho ngaho ahubwo utandukanye nawe nuko ashaka kwigira bakarushinga cyane mu tuntu n'utundi rero turimo twiganira ku musozo kugira ngo amugani umuntu akomeze mujye no mu bindi byose ro ntabwo nshaka ko uri buze gukina uri Sandra ndashaka noneho garuka kuri Aurore mbariza Patino ikibazo kimwe ubaze na Mubi ikindi kibazo. Thank you. Kuri wowe Mubi ni ikihe kintu kijya kikugora mu buzima bwawe bwa buri munsi ubayemo? Ikintu cya mbere kingora no kubahiriza gahunda. Ndetse ari gukoresha agakingirizo. Cyo kintu gihuje na Ndetse ari gukoresha agakingirizo. Ntabwo ubahiriza gahunda, right? Nyine nk'iyo ngiranye gahunda umuntu akambwira ngo uhagere saa 10. Birangora. Icyo ni cyo mu buzima nyine busanzwe. Naho iki ndani ni indani nyine. Ati narakuzi neza. Yego. Niki? Nicyo ngicyo yaravuze. Ni murambeshyira mbari niko. Kandi wabyemeye. Ntabwo nari mbyemeye nyaboneka. N'abanyarwanda batanabyumva nabi. Kwikingira rwose na leta y'ubumwe irabidushishikariza. Rwose mu gihe uri gukora ibiki n'ibiki ikingire. Ntago uwo muntu uzi kuntu ameze nawe ntuzi kuntu uhagaze. Wimanukiraho. Okay. Pati. Ndi tayari. Ni iki? Usubiye mu bwana bwawe wahindura kuri ubu? Ikibazo. Usubiye mu bwana bwanjye n'iki nahindura kuri ubu? Yego. Ukavuga ngo iki kintu ndagihindura kugira ngo nyine bigende gutya. Nahindira ibitekerezo narishyizemo. Kuko n'ubu biracyandimo nyine tu. Kandi ibyo bitekerezo ntibizakunda kugeza mfuye. Nyine yes. Wabubizira ibitekerezo bitubwira. Ni ibiki? Mubagira ibanga. Umbambe. Wabubizira. Kikoza Pati. Ufite umufasha gukwiye. Mfite umugore umva abandi mwese mufite. Oya, urimo kubangamira ibyo. Cyakoze byo uyu ntago ari umugore. Ni umugore pe. Natubona ibitekerezo Pati afite ahombye ngo ari ibi. Nk'ubu nk'urugero
arya ajya avuga ati ewana iki ngiki ni ukuzakigura mu minsi iri imbere ugasanga nk'icyo kintu gihagaze nka miliyari enye z'amadolari ntareba ubushobozi buhari sha nkabona rwose ni ugukarisa igikuta. Okay bati ndashaka buri muntu ikibazo kimwe akibaze Aurore ntabwo nshaka kimubaza nka Sandra buri wese akikubaza ariko ntabwo urasobanukirwa Aurore na Sandra ubundi Aurore uri kuvuga nuwaye no muri filime cyangwa nza filime Sandra no muri filime oya Aurore ni muri filime Sandra no hanze okay none ndashaka bakikubaze nka Sandra nta kibazo mu bibanza banze mbo Sandra ndetse na Aurore ni ikihe kintu mu buzima wakoranye n'umuhungu utasubira utakongera gukora? ntakongera gukora ikintu ni igiki ni iki ikintu nakoranye n'umuhungu kurya avuga ati iki kintu ntago nakongera kugikora umuhungu mukundana sune nk'igiye gusa icyo nzi ntakora nuko ntazongera kwizera umuhungu cyonyine nawe nta kindi ni iki cyabaye ntago gisubije icyo ushaka kumva ntacyo ntago njye mfite icyo nshaka kumva nyine ntega amatwi mubwire mbo sasa urabona hari ukuntu umuhungu ushobora kuba ari nk'ibintu ikintu runaka mwakoze kuvuga uti ndigeze kujya mu rukundo nawe bigenda gutya na gutya so apreciate njye kinakubwiye Aurore wenda ntago sinzi ibyo ushaka kumubaza ushaka kumubwira kuryamana no kutizera naho umaze kuryamana nazibara ibindi byose mu buryo bw'uko wenda ushobora kuwenda yaratakaje ubusugi nicyo ushaka kubaza uheruka gutakaza ubusugi kugira tubyo ntabwo yagisubije uheruka gutakaza ryari ntabwo asaba mugana urabutakaza kangahe uheruka gukora sex ryari kera cyane ushaka gusanga narabikoze ntabyo wakoze mbaza Ezo ndio mugani ko Patino ni mukundana babaze Patino icyo kibazo bari bakubaje. Thank you. Harya rumubajije Babaze Fabrice. Wowe kuryamana ryari umuhungu. Ni ko tutararyamana waryamanye nande? Nawe. Mu gihe sarabikora ubwo ntawe. Mu gihe mwabikoze ko turyamana waranyemeje. Kamwibariza. Mubi bakubira wazamutse ishorongi. Erika ukani yakumbije. Arabizi ko ari buze muri intro cyane. Nago turi Okay. Uraza ujye kubona ngo bwa mbere Patino aryamana n'umukobwa ngo byari Bose sinyambibona none ngatweretse inguni y'iki ataka mwibariza icyo nanjye Sandra aka kanya ugiriwe amahirwe wenda turi basaza bawe ngiye na mubi bikaba ngombwa ko hasigara abagabo babiri ku isi ari ngiye na mubi ninde wakwemera ko agutera inda unaanza kubitekerezaho bitewe nuko wabona niki kurikizaho filime nahitamo Fabrice mubi yahita tubera umukozi wo mu rugo. Okay ikibazo ngiye kubabaza mu buzima busanzwe kubera iki ubunyobwa bwita ubunyobwa kandi buribwa icyo kibazo bakikoje muri Genzi Mpari ikibazo barakikubajije kabisa ariko kisi ubunyobwa ashobora kuba yarabyise yasinze cyangwa oya agasubizo nigeze kumva bamenya asubiza ngo ubundi bwari ubunyobwa n'ubundi ahubwo incyanutsi yazanye ibintu byo kuburya niyo tutaramenya bwari ubunyobwa nyine byari ukubusya bakakoramo agasosi tukamunywa habajemo ibintu byo kuburya ni nk'ibintu igitoki cyaje ari icyo kurya gutya nyine ugitogosheje birangira tukirema imineke tucyokeje tukakengamo n'inzoga gusa ubushanutsi bazanye. Sandra tubwireho utekereza ko impamvu bwita ubunyobwa kandi buribwa ari ngore nabyo nzi ntago we wabyishorera akambo mubi utekereza ko yatekereje agatonekana n'akamugabo mwimuvuna sinjya ntekereza ngiye bamvu numva babwise ubunyobwa nubwo nanjye naje mbisanga numva ngo ubunyobwa ariko nkabona ndimo ndaburya ikibazo nanone babunywa gute isupu kumwe uteka akabutogosa bunongera iki niki ese ngongera iki ngongera amavangingo y'abagabo
ibyo bintu nini kore wabimbwiye wo muri filime bunagabanya urashaka kongera iki nzajya mbubagurira oya no kubakobwa nabo nzajya mbubagurira Sandra akuzi Sandra amagambo agira no mukobwa dukundana none se uburyo kubakobwa se bumara iki bugabanya telekomunanse oya uvuga ngo hari ukuntu akumvisha umuntu abivuze Nikore muri filime bazamubona nawe uvuga ngo haryo none Nikore ikiganiro cye uhera ku ijambo rya mbere ugeze kuryanya mushyiramo kakani ngo umyuting kwere ibintu babiri Nikore ndamukunda so filime yacu ikintu cya mbere ngiye no kwivugaho abakobwa beza ba mbere mu gihugu bayikinamo kabisa urana uyu nguyu ateye nk'icupa rya Hennessy si kubibona dufite n'abandi bateye neza cyane nk'ubucuma beza mana abakobwa beza igitunguru cy'ikijumba na za poiro na onyo barimo harimo abateye nk'ikaroni rino rya spaghetti na poiro biterwa n'uko ushatse kubivuga biterwa n'amafiyeri nabivuganye simbizi ngire ngo bitandukaniye cyo cyo ko hari poivro na onyo n'igitunguru seleri za spaghetti bolognese onyo ni igitunguru gifite ibibabi irimo abakobwa beza ikintu cyo cyambere beza pe harimo abakobwa bagera kuri 4 5 ikabamo abasore beza cyane uhereye kuri mubi ngende mugabo Patino ikizungereza cy'igihungu hano kiranga abo ndi gutikinnye ubundi wazikina rya rasikare we ikizungereza cy'umuhungu hano Patino mubi bari kubona ariko urumva abakobwa beza abahungu beza location nziza ishusho ryiza makeup za danger dressing code za fresh kabisa story nziza imikino mu rwego rwo dressing uziko mwanyibagije nabonye mwambaye neza nibagirwa kubabaza umuntu wabambitse mbere yuko muza mu kiganiro ari nawe unabambika muri filime nate filime yacu yose umufatanya bikorwa mukuru cyane ari nawe umuntu watwambitse kuva kuri boxer kuva ku masogisi kugeza no ku nduvanga ariko twebwe filime cyane none hebera igitangaza kuva ku nkweto kugeza ahangaho umuntu ashobora kwambara no kuri rinete dufite umuntu ubishinzwe niba ushaka kwambara neza kuberwa ubwo bukwe nimba utambitswe n'umuntu bita easy by shopping arya easy by shop Vivenz wumve ngo waragoswe warasinziriye uvuga ngo easy by shop iki cyangwa no tugikesha kuva ku mukinnyi wari ufashe wakinnyemo agasene kamwe kugeza ku wakinnye akanyuma kabisa ngo ni easy by shop wari umwambitse byatara munsi n'umwana mwiza ngewe mbaye ndi Mareka Gabriel namwihere ijoro agira ibyango byose bishoboka n'ibidashoboka ni atabifite arakubwira ati ewana yambika ibaze yuko dufite urumva umujyi wose arawutitije cyane kuko kwambika abayobozi guhera ku turere kuzamura nukuri ko Imana abo mu mirenge nta kintu bavugana abo mu mirenge ushaka arakubwira ati none se yizi ukorera he akahita akubwira ati urabona ugeze hano kwa Makuza muri etaje ya 3 abantu tuhabona ni icyapa cya danjambika neza cyane none tukagira n'undi muntu warushinzwe ibintu bijyanye n'umucongo urabona akanaga kwafe n'iki bamwita Boris Baba nyine filime yacu kugeza no kuri Porfe nazo ni easy by shop utu necklace easy by shop cage easy by shop isa easy by shop no kubakobwa uramubona byose ababifite ubwo tukagira na Boris waduteye inkunga tukagira n'abajama bandi bagiye dukubita market tukagira nawo bita ku Barundi baduhaye appartement imeze neza tukagira hano ukeneye nyine kubaho neza kurara neza kurya yawe ugaramye hari korari do Kigali nk'igice cyawe cya 3 nacyo kiri hara kiri kukurimbira uryamye bayita ku Barundi ara ku Gisozi kabisa baragutumiza akakubwira turashaka kuyiki urya inkoko ngenzi ya irimo irareba kuninde bayibaga umeze ngo bagucuranyira indirimbo z'i Burundi n'inyarwanda hano wowe hitamo ibyo ushaka kabisa wow Sandra mbere yuko dusoza hari cyo mva watubwira kindi tugasoza abahungu ndabakunda ukunda abahungu abangaba nayize ngabahungu ndabakunda ka gift wagwaye ko kuri saint-valentin bakavuze iki ko nakishimiye cyane turasangira cyangwa se uraza muri wenyine turabyigaho yes reka dushimire buri muntu wese wamaje gukanda subscribe kuri GJC Media dushimire cyane Eric wadufashije kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe gutambuka bimeze neza cyane kadushimire cyane Pattino kadushimire Mubi kadushimire Sandra dushimire cyane Easy by Shop wowe wabambitse twebwe nganga twatwibereye kuri Hotel Tech niri cupa mwabonye ya gift bamuhaye nge narimbizi cyari kirimo niho yaguzwe hano kuri Hotel Tech udu service twiza cyane twose watuhasanga bafite agasauna bafite ka massage bafite ibyo kurya ibintu byose cyane bitandukanye bafite body to body
body to body massage body to body bati narayishaka ndayikeneye mbwira nimba bafite massage ya body to body irahari rangiza ikiganiro tunyaruke ikorwa n'abagabo n'abagore biterwa n'uriwe n'uwo ndiwe ndashaka ati n'abandi ndamukorera ngo ntegeza ko ari umukobwa mwiza rangiza ikiganiro twagiye yarikenewe none se usandara ntago muri bushwane cyangwa arajya muri byo kandi nawe urajya muri body to body y'abagabo ndahagarande cyangwa nawe urajya kuri body to body y'umugabo ndahagarande ariko Sandra hari umukobwa ujya kuri body to body shano kuri simbizi kuko na massage sindayijyamo sabone sabara wayijyamo reka rega massage uzi kuyikora ngo uzuyinkorere nanjye nyigukorere tuyikorane turayikorana body to body zimya dukora yes nibisanzwe niba utari wadukurikirana kuri Instagram ni GJC Media bya 50 byamaje kuzura turashaka noneho tugire ngo turangize iki cyumwe tumaje kubona nka 55 cyangwa se wajya kuri Instagram yanyu nayo ukabibona ni Muvunyi Jeff ibindi byose barakagaruka subize madame